Aramutse. Good morning. Ndashima Imana nanjye ku bw'aka kanya mbonye. I also thank God for this opportunity. Ndatangira nihana. We start actually repenting. Impamvu nuko mu by'ukuri ntago nkunda gutanga ubuhamya. The reason is that I hold myself to not testify. Ariko ntago ari uko ari ikintu cyiza nabonyemo. But it is not a good thing, I realized. Ahubwo ni kwa kuntu gusanzwe abantu benshi bajya batinya cyangwa se no gutinya nyine kwanga kuvuga mu ruhame. But you know, it is a reason to many who do not like to speak before the public. Ariko mu gihe atari ukuvuga ikibi nta mpamvu umuntu yakabaye abyanga. But I don't see any reason to share to the congregation unless you speak bad thing. Ahubwo naje cyangwa se uko ncyashywe n'ijambo ry'Imana mbibona nk'ubwibone. But whenever I'm rebuked by the word of God, I realize that is the arrogance. Impamvu nuko uba wabanje muri process yo kwitekerezaho. Because you start the process of thinking of yourself. Uvuga ati ndavuga iki? And you wonder what you will speak. Urumva uba watangiye gutekereza ko ushaka kuvuga ibyiza se cyangwa ibyaryohera amatwi y'abantu. This means you start that you want to please people. Ibyo rero ijambo ry'Imana iyo rincyashye mbibonamo nkaho ari nk'ubwibone. Whenever I'm rebuked by the word of God, I can realize that this is the arrogance. Rero Imana kubw'uyu mwanya. So I thank God for this time. Mu minota mikeya baduhaye ndagira ngo mvuge kuri session twagize ejo muri concert y'urubyiruko. And the small time I'm given, I will mention about the session we had yesterday in the youth service. Mu by'ukuri koko urebye haje ahanini urubyiruko gusa ariko twagize na Mama Sharon yaradusuye. So it was the only youth attended, but also Mama Sharon visited our service. Ndizera ko ubutaha mwese muzadushyigikira mukaboneka ntago ari iby'urubyiruko gusa. And I believe all of you will attend. It is not for the youth only. Niyo inyigisho zatinda ku rubyiruko ariko utari rwo afite umwana w'urubyiruko. Even if the session or the lessons are for the youth, remember that you also have youth at your houses. Cyangwa se akagira n'inshuti y'urubyiruko. And you may have even a youth friend. Ushobora kwakira ikintu kitari cyaba ariko hari uwo wagiha. Rero tujye tuba hamwe, byose n'iby'itorero kandi bifasha imitima yacu. You can receive something which is irrelevant to you, but relevant to someone. Nkomeje rero ibyo twigiyemo, Pastor Jean Pierre yadusharinze inyigisho ya mindset. Guhindura imyumvire. There Pastor Jean Pierre shared with us the lesson of mindset, of changing our mind. Nibuka neza mu Cyongereza yavugaga ngo sowing a seed of success, cyangwa kubiba imbuto y'ubutsinzi cyangwa se y'iterambere. If I remember well, the theme was sowing the seed of success. Nateze amatwi cyane kubera ko ibintu twigiragamo byari ingenzi. I took heed because the lesson was very important. Nakunze no kwibaza kuki yateguye n'iri jambo. So numvaga ari busome Bibiliya tukiga bisanzwe. We expected that concert nyine he would read the Bible because it was a kind of a concert. But I was wondering why he chose to come with this lecture of mind education. Ariko naje gusanga ko buri kintu cyose aba ari ubushake bw'Imana, uwo munsi niryo jambo Imana yari yaduteguriye. But finally I came to realize that it was the will of God that we learn that message. Murebye neza n'Imana nayo ikunda kubiba, cyangwa se muzasanga muri Bibiliya hari henshi avuga inkuru zijyanye no kubiba. And if you remember well, in the Bible there are many stories which talk about this sowing seed. Ese tunabona ko ari nabwo buzima tugomba kubamo. Usanga ikintu cyose kigira itangiriro kandi gitangira ari gito ariko kikabyara byinshi. And you see it is our normal life. Things start small, but later they become big. Ntatinze rero twagiye tureba cyane guhindura imyumvire dutekereza byimbitse.
There we learned how we can change our mind based on thinking deeply. tugenda tubona n'ukuntu ibihugu bimwe byagiye biva ahantu habi bijya heza ariko byose byahereye mu guhindura imyumvire. And we came to see how the countries came from bad situation to the twigiye good. ku ngero nk'u Rwanda na Korea y'Amajyepfo. We took examples to former Rwanda and South Korea. Ariko ntatinze kuri ibyo nuko no mu buzima busanzwe cyangwa se nk'abizera tugomba kuba imbuto z'ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Without taking much time, we believers, we need to sow the word of God in our hearts. Ntago mvuga kugira baseze nyinshi mu mutima wawe gusa, kumenya ibyanditswe nk'ubumenyi gusa. I don't say to have many verses in your heart or having the word of God as knowledge. Ahubwo twigiye ku urubuto iyo rugeze mu butaka abanza kubora, wabora rukavamo uruzima rundi. But by learning how the seeds are sown in the ground, later they spread the other seed. Kandi hari iminsi bimara nta mpinduka ziragaragara rumeze nk'ururi mu butaka, ariko ntibivuze ko nta kiba kiri gukorwa. And it took some time where you don't see any change, but it doesn't mean there is no process. Nyuma nihuse rukabakura rukabagarirwa rukera n'imbuto nyinshi. There the seed comes out and later it bears some other fruit. Ni nako rero ijambo ry'Imana mu mitima yacu iyo turyemereye riraza, hakabaho nk'uko nagereranyije kumwe urubuto rubora. Ijambo ry'Imana iyo rije ribanza mu cyongereza icyo bita breakdown, rirabanza rikakuzanira impinduka muri wowe. The same way when the word of God comes in our heart, first it brings the change. Let me call it challenges you first. I can say that the word challenges you. Nyuma noneho rikabona kukuzanira impinduka. And later the changes comes after. Ni nako tunyubaho mu buzima bwo kwihana, ubanza kumenya aho wakosheje. The same way we repent, we realize our wrong thing. Nyuma noneho kanabona ijambo ry'Imana rigusaba. And later you can realize what the word of God requires. Ejo rero nabashije gutekereza bigiye kure. Yesterday I was able to think deeply. Mbona koko nk'abizera Imana uburyo dukwiye kubaho hari imbuto tubiba mu mitima yacu. And I came to take this lesson that the believers, we need to live sowing the seeds which are the word of God in our hearts. Kandi si mu buzima bw'ubugingo gusa, ahubwo no mu buzima bw'imibereho tubaho buri munsi. And not only in our spiritual lives, but even the normal life we need to sow. Iyo ubibye agahinda mu mutima wawe niko gakura. When you plant the sorrow in your heart, it grows. Niyo ubibye icyizere mu mutima wawe cyangwa se kwizera ijambo ry'Imana. And when you sow the hope or the faith to the word of God. Iyo ubibye ubupfapfa mu mutima wawe nibwo bukura bukera imbuto. And also when you plant in your heart the foolishness, of course you will see the outcome of it. So twebwe rero dufite ijambo ry'Imana kandi rizana imbuto nziza. And we have the word of God which bears the good fruit. Mu by'ukuri umujene agiriwe amahirwe yo kugira ubumenyi busanzwe, ariko sinjya nkurikirana ibi bita ngo ni motivation speakers. So I'm a youth and I had knowledge about many things, but I never followed these motivation speakers. Asuko ibyo bavuga bibi, ahubwo nuko nasanze icyo nkeneye cyose mu ijambo ry'Imana kirimo. So it is not that they speak bad things, but I came to realize that I will only focus on the word because the word of God, whatever I need, it is hidden in the word of God. Uzasuzume urebe ikintu cyose ukeneye, nimba ari umubano n'inshuti zawe, nimba ari ibijyanye n'ijambo ry'Imana ry'ubugingo, niba ari iterambere, buri kintu cyose Bibiliya yakivuzeho. I ask you to check deeply whether it is the relationship with the friends, even the growth, the development. The Bible has mentioned everything about our lives. Buri kintu cyose muri sector y'ubuzima bwose tubayemo Bibiliya yabivuzeho.
in all sectors of our lives, Bible mentioned. rero ntatinze twize kubiba imbuto ya success ariko bishingiye mu gutekereza byimbitse. So without taking much time, I can tell that we learned, the success based on thinking deeply. ariko utekereza ufite icyo ushingiyeho. Rero twebwe twagiriwe ubuntu bw'itorero kwigisha ijambo ry'Imana kandi rikatwigisha n'imitekerereze nayo itagiye kure yaryo. Thankfully, we are in the church and we learned the word of God, and even this word gives us the thought relevantly to the will of God. Rero mbakumbuza ubutaha ku bana twese muri gahunda z'itorero urugero, niba uri umubyeyi. And I wish to invite you in all programs of the church. Ejo ndi gutekereza nubwo ndi urubyiruko ariko nagiye kure ndatekereza ese koko ni igiki umuntu ese umubyeyi yabibye umwana we. Even if I'm youth, yesterday I've been thinking how can a parent sow in the children's heart. Ya muri sector zose uri umuyobozi runaka uhagarariye church cyangwa no hanze ahantu hose nihe mbuto wabiba. And I also thought about the leadership. When you are a leader, how and what can you sow in the hearts of the followers? Ndaretse n'abandi wowe ubwawe ni bibiki ubiba mu mutima wawe. And apart from others, what do you sow in your heart? Rero ibintu byose Imana ni kenshi yagiye ivuga ku bijyanye n'urubuto. And God spoke about the seed many times. Kabari gatoya. It is small. Kakajya mu butaka kakabora. And when it goes in the ground, ariko nyuma kakaba igiti kikaba kinini kandi ngo kikabyara imbuto nyinshi. And after it becomes a big tree and bears much fruit. So nsoreje ahangaha rero nabashije kwiga icyo biba mu mutima wawe, icyo biba mu buzima bwawe, icyo biba muri sector yose ubayemo nicyo gikura kandi kikabyara imbuto. Briefly, I learned that whatever you sow, wherever it grows and bears much fruit. Nubiba ijambo ryo kwizera nta kabuza rizakura kandi rigira imbuto nyinshi muri wowe. When you plant the word of faith, it will grow and bears much fruit in your lives. Kandi igiti ntago gikura gusa ngo kizane imbuto ubundi zigwe zibore, ahubwo izo mbuto ziraribwa cyangwa hari ibizikonsoma reka mbyite gute. And the fruits of a tree, they don't fall for nothing, but they are benefiting people who are eating them. Uko niko nawe rero cyangwa se twebwe dushishikarizwa kwera imbuto bijyanye n'ijambo ry'Imana, kubwiriza ubutumwa bwiza n'ubuzima bwa faith, kuko byanze bikunze ntihaburane aho izo mbuto zigera. The same way the fruits of ours will benefit many people. Nimba uri umubyeyi igera ku bana, nimba uri single nk'abandi igera no ku nshuti zawe. Nubiba imbuto z'umwijima nibyo bizera bigere no ku bandi, kandi nubiba imbuto zo kwizera ni nako n'ahandi hose bigenda. When we plant the faith, many people will reap this faith from us. Murakoze, ndumva nasoreza. Thank you very much.